ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabashubuje mwese mudukunda ku bumwe bw'abera Ministries, Imana ibaho umugisha kuri uyu munsi no tuganira ku kiganiro cyiza cyane. Ngira ngo n'uyu munsi wa gatanu kandi turimo turashima Imana, turabavana turi kubana. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha cyane ku byo mwagaragaje ko mwakurikiye ku bumwe bw'abera ubushize live comment mwakoze. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi wa none nagarutse ningiye Pastor Ntambabazi Jean Baptiste, kandi mbabwire ngo Imana yahaye yerekwa kandi koko benshi bari kubohoka. Twe ntago tugombera amakamera no kuza gutanga ubuhamya. Kweje bundi Imana yarambwiye ngo ninde wakuvuga ntakuvuze neza, ninde wakumenya ntakumenyekana. Rero ndabashimiye cyane. Imana mushaka dusenga Imana. Ndabashubuje mwese ntago ari bya biganiro bisanzwe mwumve Manuel aravuga cyangwa avuga oya, ni iteraniro. Nubwo uyu munsi duhagaze muri uno buryo niko Imana ibatetse ngo tubikore. Reka dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Mwe muri Amerika, muri Canada, muri Burayi, ndetse muri Australia, mu Australia bahari, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia, hose abahereye mu bihugu bitandukanye, Tanzania, Uganda, badukurikira bari i Kigali, cyane abari Gahanga aho dukorera mu izina rya Yesu. Ubwo mparangiye abeza n'ababisha mwese muhagere. Abisha Imana izabandinda, abeza Imana izabangezaho. Kandi nge ntabwo ntinya umuntu, ko umuntu ukanura nkanjye, ureba nkanjye, umuntu ujya kuri toilette nkanjye, umuntu wayura nkanjye, umuntu useka nkanjye, umuntu urwara nkanjye. Ubundi niba utinya umuntu urapfuye, ntugatinye umuntu umeze nkawe, kuko ntacyo afite udafite, ntacyo akora utakora, ntaho yajya utajya, nta n'icyo yavuga utavuga. Rero nabwiye ngo menyesho ya mbere byerekana ko karande zaguhezeho ni uko ugira ikintu cyitwa ubwoba. Uyu munsi wa none, haleluya, amen, ndashaka tuganira kuri aya magambo y'Imana agaragara mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18. Nawe nguhaye devoir use kuhisomera, nawe ndagusabye kuhasoma. Ariko nasaba umukozi w'Imana unyegereye yitwa Eric, ntimumuzi, areba umurongo akawusoma ariko ntabwo ari buze kuri kamera, arasomera ku ruhande gusa. Njye nkomeza asoma asubiramo. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18, ariko abishoboye yaya kuri 16. Ndashaka uyu munsi kuvuga, arahagarara ku ruhande nubwo mutamureba ariko muraza kumva ijwi, aravuga cyane n'umusore. Abaroma igice cya mbere umurongo 18. Era 16. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Uhereye ku Muyuda ukageza ku Munyarwanda, Umukongomani n'abantu bose. Komeza. 17. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Kuko ari nabano gukiranuka, subiramo twumve. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Kuko soma gake. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana. Gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Guheshwa no kwizera. Kugakomezwa nako. Nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Komeza 18. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru. Ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa. By'abantu byose. Komeza. Bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Bashikamiza ukuri cyangwa bavuga ko ari ukuri gukiranirwa kwabo. 19. Kuko bigaragara ko bazi Imana, bakayiririmba, bakayibyinira, bakayivuga, bakayitambira, bagakubuta hasi, bakaririmba icyacumi cy'amatayi nk'aho Imana yambara ijipo cyangwa idoda nk'ikimbavu nk'ayikora. Yego, Imana akaba ariyo y'ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Kandi Imana akaba ariyo yabahishuriye ubwo bwenge. 20.
kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo, kuko ibitaboneka byayo nibwo bubasha bwayo, buhoraho n'ubumana bwayo, buhoraho n'ubumana bwayo. bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragara neza ko uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza, kugira ngo tutagira icyo kwireguza. Komeza. 21. kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. 22. biyise abanyabwenge, biyise injijuke n'abanyabwenge, bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana, ubwiza bwa Nyagasani Imana yacu idapfa babuhindura ibishushanyo bisengwa by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. 24. nicyo cyatumye Imana ibareka, ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, babonane n'imibiri yabo, bonona imibiri yabo. 25. kuko baguraniye ukuri kw'Imana, gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bagaterekera, bakananwa, bagapfumura, bakajya kuraguza, bakabandwa, bakora ibyaha nk'ibyo byose, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose, ariyo ikwiye gushimwa iteka ryose. Amen. Imana igumisha abakozi b'Imana. Ndamushimiye cyane adufashije gusoma. Nagira ngo tuganire ku magambo yitwa ngo baretse ukuri kw'Imana bakurekesha ibinyoma byabo. Iyo tuganira kuri aya magambo turimo tuyasoma, ngiye ndimo nakoresha telefone, murabizi, bibabwira kenshi nta n'ugwamba afite. Ese koko umuntu n'icyaha bahurira he? Icyaha ntikibaho nta muntu, kuko icyaha kiba mu muntu. Rero mbwira ikintu gikomeye ukwiye gusobanukirwa kandi ukakira amagambo y'Imana neza, yenda mu buryo bugaragara, nubwo ndeba urumuri rwanza ariko birakunze. Noneho ni ukuvuga ngo ese ubundi koko Bibiliya ivuga iki ku muvumo? Aya ni amagambo y'umuvumo. Ni ukuvuga ngo usomye aya magambo twabonye, aravuga ngo iki ari cyo cyose cy'icyaha ni nka ruswa ibangamira ubuzima bw'umuntu mu mibereho yiwe, ndetse akagera ubwo abasha kugwa mu cyaha gikomeye. Ni ukuvuga ngo rero twasomye amagambo y'Imana yatwigishije. Ese ubundi koko icyaha kibigenza gute? Ibi nari basobanura iminsi yashize, ndabibaganiriza, nongera ndabibabwira, barabibabwira buhoro, ariko ngira ngo turebe. Twamaze kubona ibintu byinshi bisobanura umuvumo, bisobanura karande, bisobanura inyatsi, kuko ntituzigera tubivaho ko niyo byisha abantu. Bibiliya yavuze ngo biyise abanyabwenge ariko bahinduka injiji. Uramubwira uti karande nimba, uramubwira uti zibonye mu, uramubwira ati ikintu gikorera, ikintu gihindukire, wica ku ruhande, genza utya, gira utya, undi ati ibyo nibyo abatekamutwe ni ukubeshya. Ariko mbwire ngo ese koko biza biti? Ese nuwe muvumo umuntu unyura mu muntu bwawe? Icyambere, umuvumo unyura ahantu hamwe mu buzima busa n'ubw'ababyeyi babayemo. Ni ukuvuga ngo living the same exact lives your parents did. Ni ukuvuga ngo icyambere, uko umuvumo wabaye transmit, uko wakujeho, cyangwa reka mwite mvuge ngo ni uburyo wabaye passed to you, cyangwa se wabaye transmit, wagukurikiyeho ujya uragushorera. Hano biragaragara ko ikintu cya mbere bisobanura, biravuga ngo umuvumo ni imibereho, ikigaragaza ko ufite ni imibereho n'ibikorwa n'amagambo bisa n'ibyo ababyeyi bawe babayemo. Iyo ngeze ku muvumo ngira icyaka giteye ubwoba, ku mazi ninywera, mfundurira, nta kundi nabigenza.
kuvuga bino bintu benshi barabitinya, kuvuga bino bintu benshi ntabwo babyemera. Aha turabonye ko atubwiye ngo living the same exact lives your parents did. Nuvuga ngo ni bwa buzima ubayemo, ababyeyi babagamo, ababyeyi bicaragamo, kwa gutongana niko umugabo gutonganya, kwa kurwana niko umugabo arabishaka, za mpaka, kwa kutubaha, kwa kutumvira, bwa bukene, za nzara, ya nkota, bya bindi byose byabaye kubakubanjirije, the same bikaza kuri wowe. Ngo wa muvumo njya kubwira wa famiye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bugoye, aho waca hose usanga buri gihe imibereho ubayeho ntaho itandukanye n'iy'ababyeyi bawe, ntaho itandukanye n'iy'abakuru bawe, ntaho itandukanye na bene wanyu, ariko kamere biza ari ikintu kiri negative in your lives or in our lives. Bivuze ngo wowe umurikiye ku bumwe bw'abera ministry, niba ubona ko ibyo urimo ntaho bitandukaniye n'abantu ukomokaho, menya ngo wicariye ku mufumo, menya ngo wicaye ku gahinda, menya ngo wicaye mu ngorane, menya ngo uwo gusabirwa, menya ngo uwo gutabarizwa Imana, menya ngo ukeneye izindi mbaraga. Pikotora amasandole bore ya fonda kubita izo mbaraga mbi, ndashwanyaguza ibitero by'abadayimo. Niba ubona ubwo buzima ubayemo ntaho butandukaniye n'ubw'ababyeyi bawe kandi buri negative, ubuzima bubabaje bugoye, menya ngo uri icyo kibazo kandi uri kukivaho. Sapiwa atawe Manshi cyumve neza. Umunsi tablet yaje nta ngorane kuri telefone biteguriye, ntabwo wandenganya. Hari icyaha nakoze, cyambere no kumva ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa. Twabonye ngo nubwo bamenye Imana ntibashimye nk'Imana, ahubwo bashaka ibishushanyo bibajwe ngo babyikubita imbere, barabiramya n'inyoni n'ibiguruka. Ni gutumbwira ukuntu ushobora gufata uruhu rw'intare ukarushyira mu mwenda, intare itaririnze ngo ntibayice, uruhu nirwo ruzakurinda wowe. Ntabwo bishoboka, ibyo ntabwo bikunda, ibyo ntabwo byakwemera, ibyo ntibyanabaho. Umbwira gute agati k'igiti baciye ngakiro wambere kazakurinda, igiti kitirinze ngo batagitema cyakurinda gute? Ni ukuvuga ngo ni gute niva ngo cases pass to you, yakugezeho gute, yabaye transmettre gute kuri wowe, yakugezeho mu zihe nzira? Nta handi yanyuze. Ndashaka kubwira ngo igihe cyose uzabona uri mubaho mu buryo busa neza n'ubwo ababyeyi babayeho, uzamenye ko already wamaze kwakira bya bindi byabo. Ni bwa burwayi muri transmit, harimo transmit, harimo uburwayi, harimo posede gukurikiranwa, harimo wa mwijima udakira, harimo impyiko, harimo indwara, harimo igituntu, harimo malaria, harimo za byose bagukurikirana icyaha cy'uburyo bwose, kuko urasanga uri mubaho exactly like your parents did. That means that you are cursed already. I walk in the car, you are cursed already. Nkunda Imana yabwiye umugabo witwa Baraki, iramubwira ngo ntujyane na Baraki, buriya n'ubwoko bwahawe umugisha. Hamubwira ngo don't bless them because already they are blessed. Igihe cyose utabaho mu mibereho nk'iy'ababyeyi bawe, ukabona ubuzima bwarahindutse, hari icyo Imana yakoze, ariko still ukibyiyumvamo, still ukibibonaho, ukabona za ntunganya, wa mushinya bwa burwayi, za sinozite by'iki byose, wa cya gifu yarwa, rwa ruhererekane mu nzu bose barwaye, usanga the same. It means ni ukuvuga ngo urakwiye kugira ikintu ukosora. Hari icyo ukwiye gukosora, hari icyo ukwiye gukosora muri wowe, hari icyo ukwiye gukosora muri wowe. Ndatinda kuri iri jambo. Reka nditinde. Turaribonye. Riravuze ngo kugira ngo umenye ko karande n'umuvumo bikwiye. Icyambere, living the same exact lives your parents
living the same exact lives your parents did. Menya ngo urakurikira uko babagaho, uko baryamaga, uko bavuga ibyabazagaho ubuzima bwabo, uko bashenyera, uko babaye, uko babirukanye, uko batonganye, uko isi yabahagurukiye ibihombo bagize, uko bacuruje bagahomba, uko bakenyutse, uko barwaye, uko byagendaga biza n'ibyabagaho, ukabona ura living at the same your parents did. Please don't hesitate. You are cast, but you can be helped because it is the blood of Jesus Christ. It is the power of the Holy Spirit, and there is ministries. Yahishuriwe ko hari amakotendele bosike pari aka kanya to n'izina rya Yesu kubita imbaraga mbiza abadayimoni ndavuma ibyo bitero. So igihuri rero uyu munsi wa none bashyingirwa batinze nk'iwanyu, batabyara nk'iwanyu, bitagenda gutyo, the same lives, the same thing like your parents did. Please don't hesitate. Uriho umuvumo utazi wavumbutse, uriho ingwara utazi aho uzavuka, kuko buri gihe cyabayeho n'iki nuko byagukurikiranye. Ngira ngo ibindi ntabyo ndi busome, nta nibyo ndi buvuge, ndakurikiza mukurikirane pati yayo ikurikira, ndavuga akantu kamwe gusa. Niba ubona ko ibyo uriho ntaho bitaniye na nyogosenge, ntaho bitaniye na nyoko wanyu, ntaho bitaniye na so wanyu, ntaho bitaniye n'ababyeyi bawe, ntaho bitaniye na karitsiye y'iwanyu, ugasanga ubuzima urimo bamo the same style bumeze nk'ubw'abandi, please menya ngo akaga kagusanze, maze uhaguruke wirwaneho, winjire mu isezerano, uhindure ibyanze guhinduka, kuko Imana ifite izo mbaraga. Imana irashoboye, Imana ibasha gukora, Imana ibasha kurema, Imana ibasha guhindura ibintu byose byari gutera ubwoba. Ese koko nibyo? Niba koko ibyo ubona, ejo nzabereka ibindi mu buzima bumwe busa neza n'ubw'iwanyu, mu mateka amwe asa neza n'ay'iwanyu, ariko ari negative. Urahomba, iwanyu barahombaga. Urize uricaye, iwanyu barize baricaye. Barahinze biranga. Washatse n'amahirwe yo kujya hanze, cyaragukundiye pe. Wanagezeyo, ariko nubwo ugezeyo n'ubundi uracyabaho muri ya style n'ubundi iwanyu babagamo. Ninde wagize ikibazo? Ni wowe. Ninde banze? Ni wowe. Mbega urabona ko ubuzima ufite ntaho butandukaniye n'ubundi buzima busa n'ubwo. Menya ubwenge umere nk'umugabo witwa Yabesi. N'ubundi umukozi Imana arahadusomera ibi. Arashaka mu bandi bice bitanu hafi nk'uri witwa Yabesi. Ngo Yabesi arebye kagoswe n'ibintu bikomeye. Arebye kagoswe n'ingorane. Arebye kagoswe n'imibabaro. Ahita kubita ijambo hasi. Avuga ngo Mana, ngo numpindurire ubuzima, simere nkawe, simere nk'usuzuguritse, simere nk'ukumere ahangaha, ukavukangirira neza. Mana yanjye nta kindi uzanyagure, nzagushima. Reka dusomere yegere wo 8 wa 7. Handitse ngo hoshi, niba ari hahoshi, hakosi bakubyarwa na hakosi, uzaguta hakosi cyari yego. Dusome mu izina rya Yesu. Hakosi abyara Anubu, yego, na Soberu. Ni imbyaro za Haruheyi mwene Haramu. Mwene Haramu nyinshi. Urumva nawe ivuye kwa Kakosi bijye kwa no kwa Haramu. Haramu yarekera aho ngaho twagiye. Umurongo wa 9. Yabesi yarushaga bene se. Urumva ko Yabesi yavuye kwa Haramu na kwa Kakoshi. Kandi nyina yamwise Yabesi. Kandi nta mugore wita umwana. Kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Umurongo wa 10. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Ati icyamukampa umugisha rwose. Ukagura imbago yanjye. Kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Ukandinda ibyago ntibimbabaze.
nuko Imana imuha ibyo yasabye. nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Amen. Rekera aho ngaho ngo Yabesi yarushaga abandi icyubahiro, ariko agiye kwireba asanga avuka kwa Kakosi kwa Haramu. Harahiye noneho wa mugani w'abana b'ino. Ngo ariko yirebye asanga ari muri bwa buzima bubi. Yegera Imana arayibwira ati umva, icyampa Imana ikangirira neza, ndi buzima ntibumbabaze, ikanyagurira imbago, kandi ukuboko kw'Imana bukangumaho, ngo Imana irangishira mwumvira imuha ibintu byose. Bivuze ngo uyu munsi wa none ku wa gatanu ndakuha ikimenyetso cyonyine kimwe gusa, niba ubona ubuzima bwawe ntaho butandukaniye n'ubwo muri famiye yawe, ukabona nta na kimwe uko babagaho ni kubayeho, agahinda ni kakandi, amarira ni yayandi, ubuzima ni bwa bundi, iburyo ni bwa bundi, imibereho ni yayindi, amateka ni yayandi, byose bakomeza no kwa kundi muri bwa buryo. Ndagira ngo ubwize ukuri mukozi w'Imana, menya ngo neza koko utangiye kwinjira muri wa mubabaro na kagahinda, maze nurangiza ufata umwanya wawe umere nka Yabesi, ngo Mana nyagurira imbago, ibyago ntibimbabaze, ukuboko kwawe kumbe umugisha rwose, ngo Imana iramwumva. Ariko Yabesi yarushaga icyubahiro bene wabo, nyina mwita Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Mwibuke ko nawe ushize ko impamvu yamwise Yabesi, uwamuteye nari uwo mu gutwara, ariko yanga kuvuga, aratuza, aravuga ati reka nceceke, amubyarana agahinda n'intimba. Yabesi amenya ko nyina amubyaranye agahinda, ariko Mana kuko izina Yabesi mba ariko nitwa mbyawe na mama gutya, nanjye mpurire mu gahinda. Aravuga ngo ibyago ntibimbabaze, ikintu cya mbere kizaguha amahoro, kizaguha umutekano mu buzima bwawe, niba ureba ubuzima bwawe ubamo uyu munsi ntaho butaniye n'ubwa bene wanyu barimo, ari ibihombo, ari inzara, ari uburwayi, ari kurwara umutwe, ari ukumeneka, ari ubura n'ingorane, ari akaga, ntacyo ubona, ntacyo ugeraho, ntacyo wakira, aho utambutse byanga, aho ugiye byanga, aho ufashe byanga, aho ukoze bidakunda, hose ugenda ubabara, ugenda wumva urushye, menya ngo urakomeye, haguruka umere nka Yabesi, vuga ngo ibyago ntibimbabaze, agahinda ntikamfate, ahubwo urusheho kugubwa neza mu izina rya Yesu. Turi hano aha ngaha mu Mwebwe Ministries, ndagusaba ndimo ndakwerekwa nk'uko nawe uri mureba, ariko ikimenyetso cya mbere, niba koko waramaze kuba posede kuri uwo muntu wakarande n'umuvu, ukabona ubuzima uri mugendera aho butaniye ubwo muri famiye, ibyaha aho bitaniye ibyo muri famiye, ibintu bikubaho byose ntaho bitaniye n'ibindi, menya ngo harimo ikibazo. Ukwiye kwegera ugasenga Imana, ukwiye kugaruka, ukwiye kwegera ukegera Imana, ukamera nka Yabesi, ukavuga ngo ibyago ntibimbabaze. Warangiza ukamenya ibanga rikomeye, ntihagire uzabukura ku gicaniro cy'ibyiza. Ndashimira umudamu Imana yahaye akazi, akambwira ati ya Mana yabikoze, ati ndabibonye, nzahora nkorera Imana mu buryo butandukanye. Kubera iki? Rero iyo twigisha aya magambo, hari abibwira ngo niko kuri kw'ibintu, none se ubihakana gute ko wumva birimo ariko urarwaye? Uravuga mu ndimi, urahanura, urigisha, urakubita, bagutumye urasenya, ariko upfanya akababaro, ubayeho mu buzima bubabaye ntacyo uvugaho, nyamara urakijijwe. ariko bakubwira ngo bibaho byumva. Yabesi yibutse inkomoko kwa Hakoshi no kwa Haramu, aravuga ati icyamukanyagurira imbago, nibyo mfite icyubahiro, ariko imbago zanjye ntizagutse, zirafunganye, akazi nkora karafunganye, imibereho ndimo irafunganye, ibyo nkora biregeranye, nta mutekano, nta buryo, nta mbago. Icyampa Imana ikanyagurira imbago ikageza kure, nyuma y'uko ibyago bitambabaza. Gatatu, aravuga ijambo rikomeye nakunze, ukuboko kw'Imana kukamfata, kuko yari asobanukiwe neza, yari amaze kumenya imbaraga. Ndakubwiza ukuri ngo kwigisha gutya
ariko Imana niduha uburyo turimo turabusengera uzabibona byose tuganiriza abantu live uzanabibona amaso ku maso ntabwo ducitse intege turimo turarwanya intambara ikomeye ariko Imana izatugirira neza rero iyo wisanze muri icyo kintu the same mu makosa amwe mu buryo bumwe bisa nabyo icyambere uzabona gute icyambere uzareba mu mibereho yawe usanga urasa nuko abandi babagaho kabiri imikorere mu bucuruzi mu buzima mu bijyanye na mariage mu bijyanye n'amateka mukabona byose uragenda ntaho bitandukaniye so wanyu nyoko wanyu nyogosenge mukuru wanyu bene wanyu ugasanga ni rwa ruhererekane rw'ubuzima bumwe mugenda muba mwizengurukamo ugasanga ni bitandukanye menya ngo uri pose menya ngo byaragukurikiye menya ngo bikuriho menya ngo nakagakujeho menya ngo ni ingorane zikujeho kuko abantu ntubashye Imana nka kera ntibayisenze nk'Imana ahubwo bigize abantu basenga ibishushanyo ngo bityo bizana umujinya w'Imana twenda gusoza ikiganiro twenda gukomeza tuganira muri ijambo ry'Imana niba umaze kwibona bino bintu kandi ugasanga ibyo bintu bibamo kandi ugasanga bitekerezamo ndakubwiza ukuri kano kanya tapiko selemole blide we ndagira mu bitiza imbaraga mbi tese ko talama siki elabora ndasenya imyuka mibi ndasenya imbaraga z'ubutware bw'abadayimoni baguhagurukiye haguruka wirwaneho mera nka Yabesi ivurugute winyeganyeze gira Satani ko nta ruhara gufiteho haguruka ukora imirimo y'Imana niburuza ubuzima uri bwa bundi niyo wanyu barabatukaga niyo mugoro gagutuka mugabo bakagutuka niyo basenya ukabushe ugasanga nta buzima butandukanye menya ngo ibyago byarafashe ko menya hari n'imbaraga z'Imana mu mavuta kandi agira amateka mu bumwe bw'abera ministries turakubwiye ngo hari imbaraga hari amasezerano hari amasengesho nkubwiye ibintu bitatu haguruka kizwa tanga igitambo egera Imana vugana n'Imana kandi n'ukuri agura imbago egizayo rambure ngo Imana yabikoze mu izina rya Yesu shalom 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 ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka.